hano i Kigali naje hari uribuka ukuntu nagukundaga urabyibuka neza uribuka ibintu nyine mukunda nyine wankoreye iki mukunda wankoreye iki bese ntacyo yakumariye nyine wankoreye iki mukunda ntacyo nakumariye ngo urashaka za basore bo mu mujyi basigaye ari abatinganye shawa daura musore ari fiti kinandushe rero ubu ari fiti arandusha iki Satani Kayusa arandusha iki ku buryo ujya gukunda umutinganye nitegereza nase urashaka nkora iki hari icyo ntagukoreye mama none se ko nago wanyirukanye mu rugo rwawe nigende Keza akose biteye wende kura ndavuze ngo icara kandi nongeye no kunkoraho mama ke wagiye unyubaha koko ntukansuzugure jya wicara hamwe usese byamazi ubu se nge nari nyobeye kwishakira umukobwa mwiza ukiri mutoya genda umushake ukiri mutoya kwe nzagenda umushake ariko mama ke wambabariye nibura koko wambabariye koko uyu nguyu ni se wakwihanganye bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza ariko by'umwihariko reka nshimire wewe wakoze subscribe ukandika na comment ndagushimira cyane ndetse mbabwira ko comment zanyu zifasha benshi ari inama cyangwa ibitekerezo cyangwa se n'indi nyunganizi wakifuza waje wandika muri comment uyu munsi turi kumwe n'umusore cyangwa umupapa uko wabyita ariko ni umupapa yifuje ko tuganira uyu munsi ariko nyine ndavuga nti nta kibazo ariko mbere yuko wenda dukomeza kuganira reka banza twibwira amazina tunasobanukirwa uwari we nzi ko ari umupapa ariko wenda namwe mugomba kumenya impamvu turi kumwe tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane watubwira amazina okay ni amazina yanjye nitwa Ndayishimye Daniel abenshi banzi kuri Papa Keza kwako yego ndo umupapa ufite umwana witwa Keza w'umukobwa turetirana ni byiza cyane hanyuma kugaragara nkaho uri muto ko washatse uri mutoya ndacyari muto biragaragara ariko mu by'ukuri buri urukundo ni ikintu gikomeye cyane nirwo rutuma umuntu ashaka nirwo rutuma umuntu ashaka ari muto ahubwo ukuntu buri mutoya inyuma ariko mu mutwe uri mukuru nabyo birimo kabisa kubera yuko birumvikana yuko umuntu ajya gushaka hari ibindi bitekerezo nyine bifatika afite yego hanyuma rero wambwiye ko wifuza ko tuganira ukimbwira Papa Keza ubwo nyine nahise mbyumva ko uri umupapa nagira ngo tubwire muri make wambwiye ko ushaka ko tuganira cyane nkagenda mbora kanya ariko kugamahirwe byakunze nagira ngo tubwire Papa Keza nihe impamvu yifuje ko tuganira kuri uyu munsi ngira ngo wayidusobanurira n'impamvu wumva ko twaganira mbese ikibazo nyamukuru gitumye wifuza ko tuganira okay no kuvuga ngo ngiye cyatumye nifuza kuganira nawe cyangwa se wenda guhura nawe nukubera yuko hari ikibazo nari mfite cyuko ambwiye ko ari kuza ariko nyine abadamu rabazi nabo hari igihe amasaha bajyana ntagaragera hano ariko ari mu nzira ariko nagira ngo mu gihe ataragira hano wabutuganiriza bimeze biti hagati yawe nawe nyine no kuvuga ngo ngewe urareba ko mfite smartphone yego nkurikirana cyane ibiganiro byawe nagiye kuri YouTube mbonaho ikiganiro cyawe kuri channel ya Keza yego ndangije ndavuga uti ibi biganiro rero uriya mugore wanjye asigaye akora hariyo Mama Keza avuga yuko akunda umutinganye ngenda gira ngo nemere mfate itike yanjye mve mu cyaro nze kumushaka nze kumureba tugira ibyo tuganiraho mbese uje kureba umugore wa Mama Keza yego reka nibutse abantu umugore ari kuvuga Mama Keza ni ngira ngo iyo tuvuze Kayusi Satani cyangwa Satani Kayusi nibwo mumwumva umumama waje amuterereye ivi yamubwira nyine kamukunda muramwibuka w'inzobe w'igitukutuku witwa Mama Keza uyu rero niwe mugabo we aje kugira ngo ahure nawe mbahuze urumva nk'umugabo n'umugore hari ibyo yifuza kumuganiriza ubwo nagira ngo mbasobanurire abantu bataza kweberwa Mama Keza uwariwe ariko n'undi ari mu nzira za nuko nagira ngo bataza kwibaza mu gihe atarahagera uwariwe hanyuma wowe na Mama Keza mubanye mute cyane ko yaje nta muri Kigali akaba wa mugani yikundira Kayusi
ni ibintu nyine nanjye byantangaje nese numva ko umugabo we wenda umugabo atari no mu Rwanda cyangwa se atari hafi aho kugira ngo bigire ku urwo rwego mutandukane aba yagiye muri bira bintu bya Kayusi wowe uri ku ruhande byagenze gute birumvikana mama Keza turi divorce eka yego mama Keza twaratandukanye ariko ubushize yigeze kumbwira ko mutakiri kumwe ariko numvaga ariko akundi nyine umugore n'umugabo bagirana akabazo bakabahanya gapoze bakazasubirana mama Keza turi divorce ariko mu by'ukuri nk'umuntu wenda wabanye n'umuntu ntago ari ngombwa yuko wenda cyase nta nubwo ari nabyo yuko nakwishimira yuko yakunda umutinganyi pe mu by'ukuri ni nka wenda reka duse n'abinjira mu buzima bwanyu gato ariko ntago turengera yego mama Keza ni umumama ubona ukuze urebesheje ijisho wa mugani wawe uti ni urukundo ntago wahita umenya ko nyine waba umugabo we ariko no tugendeye muri rwa rukundo wavuze birashoboka mama Keza wowe nawe mwahuje mute kugeza aho mufitanye n'umwana mbese umubano wanyu wari umeze gute mwahuye muti ubundi kuntu twahuye kurumva wowe uri muto wowe ni mukuru we ni mukuru ninde wakunze undi usurugo rwanyu mukiri kumwe rwa rumeze rute cyane ko nyine musa nkaho mushaka kudahuza bitewe nuko mutarangana okay mama Keza ubundi kuntu twahuriye mu rusengero buriya twarasengaga cyane twara abantu bihaye Imana cyane kuvuga ngo twari nkaho byarangiye nago mu gisenga ubu nago tugisenga ko ari yuko niba byageze ku rwego rwo gukunda umutinganyi numva ngo ni Satani Kayusi urumva ni ibintu bitangaje nyine n'ibintu nawe udashobora gushyira muri mind yawe ngo byumve nago waba ugisenga wamugana ubwo rero nyuma yo duhuriye mu rusengero ngiye ninjye wamubonye mbere ndamukunda kwako buriya nubwo wenda ndi inzobe nanjye nkunda inzobe cyane mama Keza namubonye asa neza kandi nta nubwo nari nzi ko ari mukuru wari uzi ko ari umwana njye nabonaga ari wenda si kuvuga ngo tungana ariko nabonaga uko biri kose yego ubwo duvuye mu rusengero twarahuye twako naramusanze ahantu yarari ndamuganiriza mwaka namba ziwe arazimpa urukundo rukomereza kuri telefone igihe kirekire ndumva twaraganiriye nk'amezi nk'abiri yego tutarahura sibyo yuko wenda twagira gutya tugahura ku rusengero ariko mu by'ukuri mu guhura nk'umuntu nyine date ntago yabaga reka duse nabihutisha kugira ngo ataza agasanga turi kumuvuga hanyuma kugira ngo mutandukane wowe nawe byaturutse kuki ku buryo mwatandukanye akagucika akaza i Kigali nawe ukaguma mu cyaro ukaburi kumushaka urumva nk'umuntu nyine wibiraga mu cyaro kandi we burya yagaragaraga nk'umusirimu pe n'ubundi ni umusirimu ni umusirimu banasobanutse ubwo rero urumva nyuma nasanze imico yiwe itari kunkumveka neza ngo numve nyumva neza kandi nawe akaba yumva imico yanjye tutahuza kubera yuko njye nari umuntu utuje udasa mbese utajya mu bintu by'uburara ngo mbe najya mu kabari kunywa inzoga ngo mbe najya no mu bindi bintu nyine by'abantu by'abasore mbese yego njye cyari kinteye inshinga cyangwa se cyari kindangaje imbere no gushaka amafaranga yego ariko ibyo byose ntago yabibonaga n'ibyo namukora ntago yabibonaga yego hanyuma ubu kono kandi umwana ninde umufite umwana ni ngiye umufite ni wowe umufite yego none se yaragutaye n'umwana musiga mu cyaro waza wenyine yego ariko noneho ndome urumva yuko ari ikibazo Kuki yasize umwana ababyeyi batabana ni bake kuki yasize umwana se iyo mujyana n'ubundi ahagiye ibyo bintu ni nabyo bintu ngiye binambabaje cyane ubu ufite umwana uri kurera umwana uzi guta umwana uri kurera umwana w'umukobwa yego imagine nawe guta umwana akaza muri Kigali akajya guhura akavuga ngo akundana n'umutinganyi ni ibintu byambabaje cyane ni ibintu byambabaje cyane kabisa ukimara kubona yapfukamye kuri nge yapfukamye ngashaka Kayusi nge nigeze kumubaza ntise ntago ufite ikibazo cy'uko umugabo wawe ashobora kuzabona uko nyine numvaga ari umugabo mukuru kuze nyine ushaka kuzabana bino bintu arambwira ati umugabo twaratandukanye yego ari ukwe nanjye ndukwanjye ndavuga no niba bivuze kuri yandi ndavuga ubwo nyine
nta kibazo byateza ndavuga nuko biri kose nyine nuko ko watinze mabja shikira gatebe ngaka ukunda kumamagara ku bintu bitumvikana koko uyu si umuzi ni umuntu basi none se kuba muzi bivuze iki wanatinze yanarambiwe twari tugiye kwitaha ubu niyo nsanga mwatashye huko ariko gituzi ureke kuvuga nabi kutamusuhuza se urabimbwiriza se mbana kaceceka nyine uraho neza Mama K ubona ko ndaho se uzuramusuhuza use nta nubwo wanampobera wazi nereze kukamikoro nakubwiye ngo ndaho uraho nari ngukumbuye basi ukumbura ndese nari nkumbuye wowe indese Mama Keza ngo bigende bitese kosha none ankumbura ngo bigende bite nyine ngo habaye ikisi ariko nkande se hu Mama K kubera icyo utajya uhinduka koko minduka iki arakubwira ko gukumbuye nubundi minduka kubera icyo utajya uhinduka imico yawe ya urashaka nyine kera minduke kuki imico yawe ya kera size ngizi niyo ugifite mu bantu nubagana Keza yararimo nubundi ntakusa ariko mu buzima naguzanya kumamagara ngo nze mubuka gutya kandi ijye umamagarira ibintu bifatika pani bidafatika none se uyu nguyu ntabwo umuzi muri mwicaranye si Papa Keza none se kuba muzi bivuze iki niwe wifuza guhura nawe yambwiye ko yifuza ko muhura mukaganira nta bundi buryo gukora guhamagara ngo sumuze iyo nanze kumwitaba none iyo wumva amamagara simwitabe wumva miki imagine umuntu twabanye mu nzu tukabana imyaka hafi ni dukorera ikiganiro nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo iki nkamuhamagara ntayifate kandi abizi yuko yantanye umwana twagana nakubwiye yuko uyu mugabo twatandukanye siko nakubwiye aha none niba guhamagaye ukumva ari umugabo wanjye ukajya kumumamagara ukamvana mu byo nari nibereye mukaza kunzana urumva impamvu hari impamvu ukanesha umwanya wanjye w'ubusahuka hari ikintu agushakira ahubwo we watega amatwi ukumva icyo agushakira kubera ko niba mwarabyaranye ntabwo nambwire ngaho nagira imagine ingeso ufite zituma utanakumbura n'umwana wawe wande n'uwanjye nyine namutwise amezi 9 ndamubyara si uwanjye se yes n'uwawe nanjye n'uwanjye nzaza kumureba ryari se unese uranjyana ku ngufu igihe hashize igihe kingana iki igishize icyo cyose ntago bikurira mfite ibyo ndimo nibirangira nzaza ndemo umwana wanjye noneho ngo nsigaye narabonye kuri cano ya Keza Imaginary ngo sigaye ikunda umutinganyi ngo ni Satani Kanyusi Mama K ibintu wankoreye yakuntu uri guseka undi mwana babaye ari umuntu ari kukubwira ikibazo uri muri sekere none se kumukunda biharimo ikibazo oya ntago byumva none se kumukunda nta kibazo kirimo pe Mama K warambabaje biriya bintu wankoreye ntago ari Mama K we wasobanura kuko arababaye nyine impamvu kuvuga nuko ababaye arababaye ariko siko ufite umugore agakunda umutinganyi Mama K buretse gato nkusobanure neza isobanura uyu nguyu ni ushaka kubyumva nakazi ke nashaka byumve cyangwa byihorere turi kumvikana basi mwubaho namubwire neza hano Kigali naje Mama K uribuka ukuntu nagukundaga urabyibuka neza uribuka ibintu wankoreye yuko mukunda nyine wankoreye iki mukunkunda wankoreye iki bese ntacyo yakumariye nyine wankoreye iki mukunkunda ntacyo nakumariye ngo urashaka za basore bo mu mujyi basigaye ari abatinganye shawa daura musore ari fiti arandusha arandusha oya ntago mvuze ngo wiyambaye ntago mbivuze oya ntago ari icyo mvuze kandi ujye ubanza unyumve kandi n'ampamvu mama oya ngiye reka nze ndebe bikina ndusha ari fiti reka ndebe bikina ndusha reba ubu ari fiti arandusha iki Satani Kayusi arandusha iki ku buryo ujya gukunda umutinganye nese urashaka nkora iki hari icyo ntagukoreye mama none se ko ntago wanyirukanye mu rugo rwawe ariko byatewe n'ingeso za nanzi kuzikosora ariko byaranze izihe ifatira ishati wiyambarira
birambabaza wamaze kandi wamaze ntago bindeba. Ubu wabuze undi mugabo mwiza nibura ku buryo nzajya mvuga kurusha nyine namuwe kuko hari icyo kurusha nyine. Ngo noneho ngo usigaye uri n'umurozi noneho nabibonye kuri channel ya Mama Keza muri comment ya Keza kuri comment. Ubu ngubu bitewe n'umurakari ubona ntesigaye mvugishwa kubera wowe. Wamaze. Oya Mama Keza we mubwira nabi. None se kana ari kuza yitakuma ari kuza ankanga hano afite impamvu yo kurakara nawe. Okay nacyo ngo reka ducishe make sibyo areke n'ibintu by'uburakari turi kumvikana ariko naye byibona nyine musobanurire umuhe impamvu wenda ya byose mbese. Mama Kenya hano naje nzanye n'umuntu hano i Kigali bwa mbere hari impamvu zituzanye kandi nawe yarazi neza izo mpamvu zinzanye sibyo ndaza ako haba impamvu ko ndo hano i Kigali ndi buhatinde nsubiye yankoreye iki ngingeso zawe ngo yiwe ngo byagenze gutya ngo byeri iki niki ngo subira aho uvuye ariko aranyirukana ariko Mama Kereka reka nkubaze ikibazo kimwe umugabo wumvaga wifuza undenze n'uwuhe n'uwuhe mu by'ukuri nahise arambaza amangambure kubera iki ubu uri kumva wifuza umuntu uzajya uhora yambaye amaherena afite amaherena mu matwi ngaho ku rurimi ngaho ku mikondo wasanga no kuri ya ntintazi yiwe hariho iherena ariko Mama Kenya wa mugari nese gutarayibona ibyo byihorere ntabiriho ibyo nago nabura kubitekereza imagine ariko ibyo avuga byo nibyo ariko byo uvuga nibiki iyo amagara kunda n'umugabo undi ariko ke uzi nk'iyo ndebye uriya mwana wacu Keza nkunda uwo shaka disimura nitirano uzi iyo mubonye yewe anyibutse Mama Keza ariko mana none se basura cyankunda kugukunda se urumva byabura twarabyaranye kuko umva kubaze yewe akwamuganye icyo kumbura umwana wawe nzamukumbura kandi nindangiza ibyo ndimo nzajyayo ntago uri kunyumva wowe basi igenda umujyanye umusigire kandi yarabyanze namugumane kandi ngiye hano i Kigali hano ndacumbitse ngiye mpamvu nge nanze yuko uyu mugore anjyanira umwana ibaze ingesa afite zatumye ava hariya mu rugo agata urugo rw'akazi i Kigali ibaze none yanjyanira umwana abagabo bazajya baza kumureba umwana akabona imico neza hano i Kigali naje kuba indaya kandi usigaye ukunda umutinganyi gukunda se n'icyaha kandi niba nacyo gukunda singukunda kandi nanugumatiza ariko none warabimubwiye burundu kuyeho none si umuntu akwirukanye ngo simushaka abari n'iki muri ndakwanza avamo ndagukunda yego ubundi nyine mbwira nsubiza hari uburyo umugabo n'umugore bashobora kugirana akabazo mukaba mwarakaranya ako kantu gakabaho nyine maze igihe kingana iki hano i Kigali njyewe nukuvuga ngo njyewe urumva namwohereje ubundi waba nta nubwo ngiye nigeze mvuga ngo agende sibyo namuguti gende ujye iwanyu ujye kwitekerezaho unyohereza iwacu kwitekerezaho nkande nagiye gushaka naritekerejeho mbese ko ari ukwahukana mbere na mbere Keza banza unyumve njyewe namubwiye ngo ajye iwabo urumva kuko imagine noneho ukuntu ngengana sibyo ibigaragara aranduta sibyo kandi nawe arabizi neza worosaye wabyukaga nyine ubwo wazanyemo n'ubwana ngaho reba oya ahubwo nk'umuntu mukuru njyewe navuze uti none kuko ubu ngubu ntago ari bwo abaye umwana kuko mugikuteretana wabonaga ko mungana navuze nk'umuntu mukuru sibyo aragenda yitekerezeho sibyo amenye icyo gukora mu rugo sibyo nge namushatse kugira ngo nzarebe ko namuboneraho iterambere urumva twafatanya ibikorwa tugatera imbere ariko we nabonye atabikozwa niwa muntu ushaka gusohoka niwa muntu ushaka kwirira ubuzima yes imagine nawe ubwo mbese ibyo wakakuze ni ushaka kubikora njyewe iwanjye sibyo ni mu nzu nasigiwe n'ababyeyi niyo mwabanagamo mu cyaro wamaze umva n'izuba riri kunyicira mwe muri nebe niyigire hari ahepfo twimuka mu nzira senyengezwa riri kunyicira umugore mana egirayo kandi ariko wibukora ngo ushaka kujya kuzuba byo birakureba reka nere meze gutya igira hano nawe fa kuzuba nyamara akana cyamukundira kumukora kuzuba erega twagira ntago ari byo kumukunda we Keza twagiranye ibihe byiza uyu mugore byagiye ibihe
iminsi igera nabi wa mugani kigira nabi yaranyirukanye sibyo ngeraho uri kumva ngeraho nikundira undi kandi kuba narakunze Kayusi rwose ngera nubwo mbyicuza ni n'ubusura cyamukunda Kayusi cyane ndamukunda pe Satani umva mama Keza twubahane ntago azigera gukunda yikundira abagabo ubizi utetse nzamuhindura Satani Kayusi n'umutinganyi yikundira abagabo nzamuhindura ntago bishoboka kubera iki ntago bishoboka ibaze kwizirika ku muntu ahubwo ngewe reka ngerageze ndebe ko nibura naguhindura ariko ni nacyo kintu ngiye nashakaga kumuhindura niba ntashoboye kuguhindura rero na Kayusi ntago azaguhindura ntago Kayusi yaguhindura amahanga ko Kigali uruko umushaka kumenya ariko mama wambabariye nibura koko wambabariye koko uyu nguyu ni se wakwihangana kandi ngiye ijisho ryanjye narebesheje ntago Kayusi mu rutaro ubwo buboga wakwihanganye we mushyigikire umbabare kandi unambabarire kandi nashwa kuko uyu nguyu ntago tubushwane kuko nagari wamamagaye hano nge nashwana nawe hubwo Keza ni ibintu bitumvikana ibyo birakureba ni ibintu biri nonsense byamazi ubu se nge nari nyobeye kwishakira umukobwa mwiza ukiri mutoya genda umushake ukiri mutoya kwe nzagenda umushake sibyo n'ubumenyi mfite n'amashuri nize genda umushake uwo mukobwa mutoya dore genda nisaze genda umushake kandi mugiteretana mutarageze mutekereza kumwe nge na n'ubu nanisangiye ndamukunda ibyo biramureba dore no kumbiza ibyunzwa atuma mvuga amagambo menshi nge nanizisa ndamukunda ke ngo ngende ujye unitekerezaho iki wabonaga nitekerezaho nabonaga uri umuntu ukora ariko ukora ibintu nk'iby'abana ntago wari uje kubaka ahubwo wari uje kwirebera yuko wazajya usohoka ukigira ku Gisenyi ku mazi ugahura n'umugabo wenda wifuza none kuko se nibyo ushaka kujya ku mazi kuko nibyo yavuze nibyo umbona cyane ugakabya ku buryo washaka mu rugo rwawe kugira ngo ubundi mu rugo rwawe sibyo niba mwakoze ugomba gufata umunsi mukatembera ubu se nk'iyo nzana Keza ariko uyu nguyu nagiye yatashye saa 7 z'ijoro yatashye saa 8 ngo nakazi ngo ni ibiki sibyo ukabura uko musohoka dusohoka ahubwo se yamboneraga umwanya ngewe unashakaga gushaka uburyo ki babaho neza n'umwana wacu Keza sibyo usibye yuko nibyo ngibyo bitari kunanira ntago byari kunanira ahubwo imagine kuba nkiri mutoya ahubwo ari wowe wakagize ibyagiye ankorera ariko akaba ari ngiye inshingano zose ngiye uzikora ikibazo kandi mu rugo barafatanya mu makere ngiye nagurishije n'isambu yanjye kugira ngo ndeko namushingira business mu rugo yarakoze akora yikundira gusohoka n'abagabo ari ikibazo ariko nanone mu makere ubu se ubu ngiye nzakora iki koko twese tudukora ngo tubeho none se nimba umugabo yikomeza we yamazi wahindutse ukaza ukarira umwana wawe nta kintu ndikubwire kandi mbabara ndakwiyamye uranyiyamye ndakwiyamye rwose umwana asa mukubwirire ngo ikinya umwana n'uwanjye nzaza kumureba ahubwo wamumbyariye mama ke hari n'igihe kizagera wamaze nongeye no kunyabiza hari n'igihe kizagera Keza ntuzongere kumubona ariko burya nukomeza gukunda Satani Kayusi umutinganyi uhura n'abagabo bagenzi be ariko nawe byibaze ibaze ariko usanze n'umugabo wawe yakunze umurezi biye azamukundi namubwiye nagenda abakobwa batoya bakunde abo bato agenda ubakunde cyangwa ahubwo kwera ko ashaka umutinganyi Kayusi nawe yabaye ubwo umurezi biye nawe oya se kandi nawe wijya kubicurika nashake wevuga ibyo ngo ikigaragara yakunda umutinganyi ko yakundanye n'umugore mugenzi we oya Keza ni ukuvuga ngo ikigaragara cy'uko nuko Kayusa yazajya abonana n'abagabo nawe akabona n'umugore deni bagahurira mu rugo byitwa ngo n'umugore n'umugabo biri aho ngaho gusa ariko buri wese ajya akiniziwe muri shuguri ziwe to yarabuze buriya rero reka nkubwire ntabwo nakwanze yego rata hari ibintu utankoraga ahubwo bitari byiza hari ibintu nyine utuzuzaga mana y'isi n'ijuru mama ke hari uko ntagiraga koko wibwira ngo hari uko wagiraga ariko ntako
ntaho nakugerezaga. Asha. Ba mu nzira. nawe none werure ikibazo ntabwo yahahaga se Ibyo nibikureba. dani ntabwo wahahaga Buri kimwe wanjye cyari gihari. kumva se ngo ntaho Icyo kunywa, icyo kurya, icyo kwambara, kira kitu cyose cyari gihari. Eske. N'ubu kirahari naze dutaye kirahari. Eske. Urabona se nabuze icyo kunywa cyangwa icyo kurya icyo kwambara? Urabona narakibuze? None wabuze iki? None sawa mviri iwawe. Urabona narabaye iki? usa neza Gusa yasaga nabi. byapfiraga he mama Kate Ubwo yasaga nabi se? rero. Nabwo nago yasaga nabi. Icyo kurya ndabifite, icyo kunywa ndagifite. Uri kumva nyuma y'ibyo byose umaje kurengwa urashaka umutinganya. Hari byinshi afiterega. Ubu se kumari iki? Wambabarira. Akumari iki? Wambabarira. Akumari iki? Akose bite byawe? hari byinshi afite uyu mugabo adafite Byinshi cyane. wamaze no kubibona none harahiye No keza uzi ikintu cyanangaje se? None nge ndi mugufi. Uzi ikintu cyambabaje se? Cyanantangaje. Imagine noneho Kayusi we yarivugiye ubwe ngo ndaterwa nkanatera cyane baramutera kana ibaze noneho kuvana ahantu ukajyana ahandi urumva ibintu ukuntu bitangaje. Ibyo ngibyo byiwe rero ntabwo bikureba. Reba ibikureba. ibyo tubireke Ibyo ngibyo byo kubunguka Kayusi ngaratera. Ahubwo mama Keza arashaka kunsebya. Arimo arashaka kunezera ubwa. Iki kigusebye. Ninde ukuzi se ngo ndagusebye? mbese ntacyo afite Ariko uza abakobwa banyirukankagaho mbere yuko nza kukureba. Mbere yuko duhuruza. Inzira n'umuhanda agenda ubasanga abakobwa. Si uburenganzira bwawe. ariko mama Kate yakubwiye ko hari ibyo utujuje Kayusi afite Nabivuge. ntabwo nzi byari byo Nabivuge. ngo ni muremure Ikindi ni iki? None yashumu. Arandusha ukuboko, Aya none yashumutwa ari. arandusha ituza. Arandusha ububogari. ngari fiti Ari fit. ngari fiti ariko fiti ni mari kurangimira Yaze ko nabonye Kayusi ari za saizi. Nabonye ari za saizi. Nizo wishakiraga. Nkukoze mu ntoki. Rwose izo Ko tutabanye nawe ubundi wankoze mu ntoki. akira izo size nizo mbashaka. Ubu muri aka kanya ubona ngutera. Ariko mana yanjye ngaho tusha gato. Uru ni u Rwanda rwa Kagame. Umboke. Ni urwa Kagame mbabarira. Ngira kamere. ntabwo hano nta kurwana nta kurwana Nge ngira kamere. bigezeho turwana Ngira umujinya mubi na warabizi. twabyihora ntabwo nshaka Wasanga n'uwo mujinya wari ubona ko. Ubu sahizi ngizi nge nabikora. Asa wambabariye waritse ubu rwose wasubiye. Gusibye yuko nashaka kwisebereza umugore natike ufite imbere y'abantu. Mushakire tike utahe. Itike se nayibuze yanzanye uzaho nayikuye. None se nyina ajya mushakira gatike wigendera. none None se kucyari kunesha umutwe. Erega gumye nini Kigali yanesha. Ariko uzi ibikorwa biri guhomba hariya mu rugo kubera uyu mugore. Se wanyirukanye utazi ko bitazahomba. mama Keza aramutse Ubu ngubu nibwo ubonye ko ufite agaciro se. agucyuye ntabwo wataha agucyuye Naramuhamagaye yanga kunyitaba. Anyura se ndi inka bajyana mu gisambu ugiye bayishakiye bakongera bakayigarura. iyo umugore yahukanye hari ijambo bita gucyura umugabo akajya gucyura umugore ntabwo wagenda cyangwa borose babyukaga Ariko ke nsebye heye koko. Nihe udasebye se amaso ye n'ayacu ntabwo byari bakiri warabona usebye arabana ura wenga ntabwo konze nguri mukuru wangene Njyewe kubwanjye natekerezaga yuko nk'umuntu mukuru azubaka urugo rugakomera sibyo. Imyaka ingahe se kujya wavuga ngo bamukuru si ikibazo uko mwabanye mubizi ahubwo ikibazo nuko mutahuye. Aranduta mu myaka ariko naganduta mu bitekerezo. Icyo nicyo nabonye. mu bitekerezo uramuzi Yego. N'ibitekerezo nashakaga ngo anyungure ntabyo yanyunguye. none siko biri kunyirukanka ushaka yi. ariko uzi ko mwabyaranye umwana afite uburenganzira kuri mama. Umwana wanjye nzagenda murebe nindangiza ibyo ndimo nzaza kandi murebe. Keza ahora mumbaza. Hari diru ndimo. Keza ahora mumbaza.
Keza ahora mumbaza Kayusi niwe diro. ibyo se birakureba wowe mwiyame. kereka wenda nk'iyo nza kumusanga hano Iyo duri itaracamo. satani Kayusi uramutinganye wamutwara iki se? namutwara iki baravugisha ukuri ko yanyirenza Yamukubita. Ubundi hari ikintu iriya bogari ndayemera wumva Kayusi iriya atakora. bogari ndayemera nta na kimwe Ikintu cyose wumva nta na kimwe rwose byose yagishobora ukuntu yagusuzuka akagupfukamisha. nta kintu bintwaye nta kintu bintwaye ke ndababaye bintwaye ke ndababaye yarampfukamishije ubyumva mfite kandi agahinda yanaje kunsaba imbabazi ko yampfukamishije ibyo bintu wari ubizi se Ntabyo nzi ibyo byo. Mwabikoreze mwihishwa none. Sigaye munahora kwaje ntawamenya. none se nyine ndababaye umwana wacu anteye agahinda kuba zakura akaba inkumi ko wamonganye ukava iyo ngiyo ukaza wamusize noneho bari kumwe nande kuba zakura Ubu se ntaganya akaba yumva ngo mama we yakundanye kuko ndikubona kumurera wamujyana nta bushobozi ufite bwo kumurera wowe kubera iki se ntabwo ke mbaba ntukamamagare muri ibintu by'amafuti sibyo bamuzana igende Keza ako se ndavuze biteye ngo wenda kura ndavuze ngo icara kandi nongeye no kunkoraho mama ke mbabarira wagiye unyubaha koko ntukansuzugure jya wicara hamwe mama Keza Mureke.